keza ugase kumbona bahambwiye ko i Kigali haba amafaranga ayo mafaranga bavuga ko nge ntarayabona naho naje kumbona ari ibibazo ahubwo bati rero we nta kindi uri bubashe gukora ngwino tukwereka akazi ujya gukora abana ubwo basa gutya urumva bakora akazi keza gakomeye bashobora kuba banabana n'amafaranga menshi naragiye mbana n'umukobwa umwe bitaga Claudine arambwira ati rero akazi nakuzanyemo turaza kugakora nimugoroba utaramenya akariko ndavuga se akazi bukore nimugoroba ko nzi ko nijoro baryama ako kazi ni bwoko ki mbona kubisema akajipo k'akamini akubitamo n'agashati ka mukondo wazi kageraga haruguru y'umukondo kandi arambwira ati nawe wambara iyi ngiyi nkurikire icyo gihe twabaga i Kanombe yego ndamukurikira ngeze ku muhanda nyine nsanga ni uguhagarara ku muhanda mu buryo bwo gutega ubwo mwategeragaho icyo gihe muri Kanombe n'ubundi twategeraga i Kanombe mu kajagari nyine hari ahantu hari udukaritsiye wagendaga ugahagararaho kuko ni nk'aho bari bagitangira nabo kubikora ntabwo bari babimenyereye mbona atahanye 20,000 wowe utahanye angahe njyewe icyo gihe naratinye nabanje kugira ubwoba nabwo ntabwo ibintu nabishobora aya mafaranga n'indyankurye turataha tugeze mu rugo nambwira nabi cyane nabwo ngo niba udashoboye gukora aka kazi ubwo nyine ntabwo tuzabana ndareba kwa data wacu nabacitse murumuna wanjye ari mu bibazo nta kindi cyerekezo na kimwe nari mfite na shangazi watureraga nawe yari yaritabye Imana ntiyarakiriwe ndareba ndavuga nta kindi ndi bukore ku nshuro ya mbere yazanye nyine umugabo mu rugo arangije arambwira ati banza unywe kano kantu hanyuma akagusambanyiza mu modoka se yego ayaya ziriya modoka nini zibamo ibintu byinshi rero nakomeje kugakora gutyo n'amafaranga ndayabona njye abagabo banankundaga cyane nageze aho ndasirimuka menya kwigurira umwenda cyangwa se nkacishamo nkabyitera nka 3 mu cyumweru mu buryo bwo kugira ngo sinsohoke ngo njye kureba ibiri kubera hanze ariko nabwo ntabwo byatumaga abagabo bataza kubera ko umukobwa we ntekereza ko yakundaga amafaranga akundusha n'igihe nasangaga byabaye ariko simenye n'igihe byabereye n'amafaranga bayamuhaye rero byakomeje gutyo ariko ngezemo hagati nkajya mbikora nkumva mfite umubabaro nkumva mfite agahinda bigeze hagati nza kubivamo babaga bicumise byibuze none utukira barazaga neza barazaga rega nuwango nkiri umukobwa ntarabyara nari umukobwa munini kandi nari keza kuko niyitagaho nuwango ufite imisatsi nari mfite imisatsi igwa mu mugongo mbese abagabo barankundaga cyane ariko ntekereza ko cyari igikundiro cy'abazimu cya satani kuko hari ukuntu bijya bigenda ugasanga abantu bakujeho kandi atari ab'umumaro kuko mu benshi bazaga hari ibintu nishyize muri njyewe bamwe simenye ko banaje ukibeshya ko ari ukukunzwe kandi wa mugani ari satani uri kugenda gushyira mu nzira zitarizo nta rukundo ruhari hanyuma muri urwo rugendo Rena hari umugabo mwahuye utajya wibagirwa waguhemukiye cyangwa se wagukoreye ikintu kibi ujya uvuga uti Mana y'isi n'ijuru ati uyu muntu sinjya mwibagirwa mu mateka namazemo uburayi imyaka 10 barahari ariko yarabikoraga akakubabaza ku buryo ya mafaranga aguhaye ntabwo uri butake ngo agire umuntu ukumva nta nubwo uri busakuze ngo agire umuntu ukumva ya mafaranga aguhaye yayagarurizagamo kandi we yabikoraga yakuboshye ku buryo utari bunyure hirya cyangwa ngo unyure hino agakora uko ashaka ahita ambwira ibintu bya kera by'imiryango y'iwacu base kutwe tutazi uko byagenze Paul ababikoze n'ababikorewe twe ntago tubizi rero uwo muntu yatumye nsubiza umutima inyuma ndavuga ntiharyo sinjya mbyemera ntago wabyemera ariko bibaho ubwo se byagendaga bite ndumva binteye nshobora nko kukubona nkawe nkakubona uri umugabo ufite amafaranga menshi ariko sindi bubone uko nyageraho yego byanze bikunze ndi bushakisha uburyo ndi bukubone
rero twisigaga imiti, waba ugiye gusangira n'umuntu ukagira n'uwo ushyiramo cyo kunywa mugiye kunywa kugira ngo akunde aguha amafaranga. hanyuma si ibyo wabikoraga kuko abapfumu bagusize iyo miti byarakoraga Rena? Byarakoraga, hari abantu batajya babyemera ariko birakora. ugahita ubwo yegoye Hari nkangahe? abahanga bazi gukora 100, 150, rero ntabwo biba byoroshye. hanyuma se Rena za miliyoni 20 rero wari ufite kuri konti zigira gutya zirashya nta n'inzu uguzemo wa mugani, uyu munsi uri umugenzi nkatwe twese. Rero Gasaro TV. Kunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho merere mu mpande zose z'isi, turabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora muri rusange, turabakunda cyane. Hano turi kumwe n'umumama rero navuga agiye kuduha ubuhamya bwe ndetse n'isomo kuri benshi. Hari n'abari kubicamo uyu munsi, n'ejo hari abazabicamo. Navuga ariko kuvuga niko kubohoka kandi bituma hari abihana bakava mu byaha. Tuguhaye ikaze. nakoze kumpa ikaze. Amazina yanjye ni Muhawe n'Imana Renata, Yego. ndi umumama w'abana 2. Renata ni muntu ki rero? Renata ni umuntu nyine uri aho usanzwe ariko waciye mu bintu byinshi bikomeye, gusa nyuma Imana imugirira neza igira aho imukura. Mbese ni ukuvuga ngo n'agasura afite nuko hari aho Imana yamukuye, Yego. naho wenda iri kugenda imugeza mu gakeya. Yego. Hanyuma uvuka mu muryango w'abana bangahe Rena? Ese mu rugo ni hehe? Mvuka mu muryango w'abana 2, ninjye mukuru, iwacu ni Muhanga. Ni Muhanga. Hanyuma ujya kuva i Muhanga uzi Kigali rero, waje uje mu kazi cyangwa se waje witembereye gutyo gusa ubona Kigali ari uburyohe uhita ukwama? Rero ni urugendo rurerure. Ni ukuvuga ngo ibi byabaye mu Rwanda bimaze kubaho birangiye, twabuze ababyeyi. Tubuze ababyeyi rero aho tugarukiye muri uru Rwanda, tubana n'umubyeyi umwe ariko nawe ntiyaza kutubera mwiza, aza kutwirukana turi abana batoya. Ndumva ibi byabaye mfite imyaka 6. Ngo twatangiye kuba turi muri ubwo buzima nyine turi abana batoya dufite imyaka 8. Njye nari mfite 8. Imyaka 8? Yego. Nabanaga na murumuna wanjye. We afite ubwigihe kingana gute? We yari afite imyaka 6, 5 gutyo. Rero kubera yuko twibanaga ngo iyo yajyaga kwiga twari twaragize umuntu udushyira mu ishuri. Iyo yajyaga kwiga nasigaraga mu rugo ngakora imirimo yo mu rugo, ariko nza kubona bidashoboka. Yego. Ngeze mu mwaka wa 4 wa primaire nyavamo. Ndavuga ntabwo twazajya duhinga, urumva twarahingaga rimwe na rimwe ntibinere, tukajya kwiba n'iby'abandi bahinze nyine kugira ngo tubashe kubaho. Rero ikintu cyatumye ngera i Kigali, naje kureba mbona ntabwo tuzabaho. Mfata umwanzuro, umuntu umwe yandangiye akazi ahantu i Muhanga, icyo gihe bamimbaga amafaranga 5. Yego. Tanyaho umuvandimwe wanjye, ariko nza kubona ntibizashoboka. Umukobwa twari duturanye arambwira ati rero i Kigali ni heza, haba amafaranga, wazaje nkakujyanayo kwigira mu kazi. Anzana bamemba 5,000, ariko byageze aho ngaho mbona ntabwo nzagashobora. Yego. Kubera kari kavunanye bavuga nabi. Nza kujya kuba kwa data wacu wabaga ku Muhima. Hageze rero ntabwo byabaye byiza, urumva murumuna wanjye nari namusize n'ubundi wenyine yibana mu nzu. Ndavuga nta kwa data wacu byanze bikunze bazagira ngo nje gukorera ibiryo. Ndahaba ndumva narahamaze igihe kingana n'amezi 6. Mu mezi 6 namaze ntabwo bigeze bampemba. Ndumva nyine nari narabitekereje. Murumuna wanjye aza kumpamagara arambaza ati se kuzi ko wansize mu nzu njyenyine bizagenda bite? Ndi gushaka amafaranga i Kigali ariko arahari nzakubwira. Renda kuza. Rero hari mama wacu wabaga ahantu bita Imbuye, aza kumutwara. Amujyana mu bintu by'abarangi, ngo ni ahantu basengaga b'abarangi. Aragenda amera nabi, aza kugira ubuntu rero akubitana n'umuntu bitewe n'ukuntu yari yarabayeho, amujyana mu kigo cy'abapadiri Kabgayi cy'ababikira. Yego. Ubwo nanjye ndi i Kigali kwa data wacu rero nabonye bitavamo,
mbaza abakobwa b'abashuti banjye, najyaga mbona abakobwa bakeye basa neza, uvuga se ko mbona bambwiye ko i Kigali haba amafaranga, ayo mafaranga bavuga ko njye ntarayabona, naho naje ko mbona ari ibibazo. ahubwo bati rero we nta kindi uri bubashe gukora, ngwino tukwereka akazi ujya gukora. nubwo basa gutya urumva bakora akazi keza gakomeye, bashobora kuba banabana n'amafaranga menshi. naragiye mbana n'umukobwa umwe bitaga Claudine, arambwira ati rero akazi nakuzanyemo turaza kugakora nimugoroba. utaramenya akariko, ndavuga se akazi bari bukore nimugoroba ko nzi ko nijoro baryama, ako kazi ni bwoko ki? mbona akubisemo akajipo k'akamini, akubitamo n'agashati ka mukondo wazi kageraga haruguru y'umukondo, rangira arambwira ati nawe wambara iyi ngiyi unkurikire. icyo gihe twabaga i Kanombe. yego, ndamukurikira, ngeze ku muhanda nyine nsanga ni uguhagarara ku muhanda mu buryo bwo gutega. ubwo mwategeragaho icyo gihe muri Kanombe? n'ubundi twategeraga i Kanombe mu kajagari, nyine hari ahantu hari udukaritsiye wagendaga ugahagararaho, kuko ni nk'aho bari bagitangira nabo kubikora, ntabwo bari babimenyereye. mbona atahanye 20,000. wowe utahanye angahe? njyewe icyo gihe naratinye, nabanje kugira ubwoba, ntabwo ibintu nabishobora, aya mafaranga ni indyankurye. turataha tugeze mu rugo anambwira nabi cyane, arambwira ngo niba udashoboye gukora aka kazi ubwo nyine ntabwo tuzabana. ndareba kwa data wacu nabacitse, murumuna wanjye ari mu bibazo, nta kindi cyerekezo na kimwe nari mfite, na shangazi watureraga nawe yari yaritabye Imana ntiyarakiriwe. ndareba ndavuga nta kindi ndi bukore. ku nshuro ya mbere yazanye nyine umugabo mu rugo, arangira arambwira ati banza unywe kano kantu. amakanu ndatumura, maze gutumura utarakamenyereye, ubwo kari agatabi gasanzwe? oya, ntabwo ryari itabi risanzwe, nyine aho naje kubimenyera naje gusanga rwari urumogi. ubwo se Arena nk'iyo wabaga uri kugatumura ntiwakamenyereye, wabaga wumva bimeze bite icyo gihe cyahahise? nyine urumva kuko ntari mbimenyereye, nabanje kuzengera, ari nabyo byahise binshyira hasi, nyine nza gusanga naryamanye n'umugabo, ariko turyamana ntazi ibyo ari byo. ndavuga rero aho ngarukiye nsanga nyine yasize amafaranga aho ngaho, arangije aragenda, uwo mukobwa araza arambwira atumva ati ntureba ngereye gusigira ngaho icyo gihe bagusigiye 30, tubanza basanze uri akana keza. baga nubuse amafaranga yose nanjye, ariko urumva nari wumvaga ari menshi, kubera yuko nibwo bwa mbere nari mbikoze, ntabwo nari mbizi. gusa nyine Imana igira neza. nabuze aya mafaranga ni menshi, nse njya kwa muganga nshaka ibinini, maze gushaka ibinini nshaka n'ibyo ndya, ndiyondora, mpita mfata amafaranga 10,000 mbyohereza murumuna wanjye. ndavuga ntubu rero akazi ni aka, none nongeye gukora akazi. akajya gutega nanjye tukajyana, bigira rero ubwo nyine dukuraho. uramenyera noneho? ndamenyera akazi, ndakamenyera, tukajya dusohokana, tukajya mu kabari tukinywera, biza no kugera ku rwego rw'uko twajyaga duhura n'abantu benshi, umugabo akaba yagufata akakujyana mu modoka, akakujyana ahantu ashaka, ukaba wagenda ukamara iminsi 2 uri mu modoka. ariko hagati aho mu modoka se utarya utanywa? oya, agusambanya gusa? yagutwaraga gutyo, yabaga afite n'ibyo kurya yagutwariye, afite ibyo kurya, afite n'ibyo kunywa, ku buryo niyo yageraga ahantu akayiparika yasigaga yifunze kugira ngo utamucika. hanyuma akagusambanyiza mu modoka se? yego, ziriya modoka nini zibamo ibintu byinshi. rero nakomeje kugakora gutyo, n'amafaranga ndayabona, njye abagabo banankundaga cyane. nageze aho ndasirimuka, menya kwigurira umwenda, menya kwigurira utuvuta twiza, mbese ndiyatsa. arambwira ati nutaka ntabwo bizavamo, nutaka ntabwo bizashoboka. arambwira ati byanze bikunze, niba watangiye aka kazi ntabwo kuzakavamo bizagushobokera. rero nakomeje kugakora n'ubundi, ariko nza kugera ku yindi ntera. yego, kuko iyo umugabo wa mbere agukunze, hakaza uwa kabiri, hakaza uwa gatatu, hakaza uwa kane, tuvuga utepu uramenyera. twese dushaka inzu nini, ku buryo tutari tukijya gutega,
ku muhanda Mm. Ndavuga ngo uwadushakaga yadusangaga mu rugo mbese muri inda zifite aderesi. akadusanga mu rugo akaza agakora ibyo akora akigendera. Mm. rero gusa habamo imvune nyinshi kuko guhura n'abagabo benshi bisaba ngo ube hari ibintu biri muri wowe cyangwa hari ibintu widoroze kugira ngo uze kubona amafaranga menshi. Ni ukuvuga mwahuraga ku munsi umwe ubwo? umunsi wajya wahuraga na bane cyangwa na batanu. ubwo se wabagaho? wabagaho bane? n'icyo ushaka ariko mukaba mwavuganye isaha. muvugana isaha, niba ari isaha imwe mwavuganye hakaba hari n'amafaranga mwavuganye, niba ari abiri hakaba hari n'amafaranga mwavuganye. rero twakomeje gutyo rimwe na rimwe tukagira n'abari hanze, umugabo akaba yaza akagutwara, ariko nubwo najyagayo ubu sinakubwira ngo aha ndahazi. wajyaga no hanze? badutwaraga mu modoka nyine, ntube wamenya ngo ugiye mu Bugande twajyagayo na Tanzania twajyagayo, ariko ntube wamenya ngo igihugu ugiyemo ni ikihe, kuko wagendaga mu modoka ukazagaruka utazi. ngo iyo bagushyitsaga iyo ugiye bahitaga bagushyira mu nzu, ukazagaruka utazi ahantu wari waragiye. mu nzu wabaga ugiyeyo ubizi neza ko ugiye muri icyo gihugu gusambana? cyane, niko kabaga ari akazi kacu. ariko njye nabikoraga kuko murumuna wanjye nyine nari naramusize habi, cyangwa se nari narasize akomerewe. nabikoraga kugira ngo byibura nteganye mvuge ngo amafaranga nzakuramo nzabivamo, nindangiza ngende nanjye niyubake n'umuvandimwe wanjye. nabikoze igihe kinini, ndumva narahereye ku myaka 15 nabivuyemo ndi umuntu mukuru. ufite imyaka ingahe niba wibuka? nabivuyemo mfite imyaka 25 ngira ngo ni gutya. ubwo bimeze imyaka 10? yego. ubwo muri 10 wari utarabona amafaranga ngo ubivemo, cyangwa se n'ibyo bindi abantu bajya bavuga ngo kuba indaya? rero ariya mafaranga nta kintu amara. amafaranga urayabona, ariko n'ibiyatwara biba ari byinshi. ukumva ko buri munsi uba wumva ko ugomba gusohoka, uba wumva ko ugomba gushaka ibintu bihenze, uba wumva ko ugomba kwambara neza. ntago ariya mafaranga ntago agira umumaro cyane. kereka wenda ubonanye n'umuntu akavuga ngo ngiye kugukorera igikorwa runaka, ngiye kukugurira inzu cyangwa se ngiye kubigenza gutya, ariko Imana itahabaye nta nubwo kubivamo bikunda. rero narabikoze, kandi urumva nabikoze igihe kirekire. ari nako nanywaga itabi, nageze ku rwego rw'uko numvaga urumogi nta kintu runtwaye, nkumva isegereti nta kintu intwaye, nkumva nta n'ikintu imarira. ubwo ubu none wongeye kujya nitera ibintu bikomeye, ku buryo ku munsi nzajya mpura n'abagabo 10 byibura ndebe ko nakongera amafaranga. twagiraga umuntu umwe wajya gutuzanira itabi, biriya bita byamugo twiteraga kiriya. rero urakinywa ukamara nk'iminsi 3 cyangwa 4 uri mu kinya wa mugani, uri mu kinya utaragarura ubwenge. icyo gihe uba umeze ute rero? uba wumva nta bwenge ufite, uba umeze nk'umusinzi. muri icyo gihe ntago ibyo ngibyo byo nabikoraga kugira ngo wenda haze kuza benshi cyane, ahubwo nabikoraga kugira ngo mbone amahoro yo mu mutwe, cyangwa se amahoro yo mu mutima, kuko numvaga ntayo mfite. naratekerezaga, natekereza aho navuye, natekereza ukuntu ntigeze ngera mu ishuri, natekereza ukuntu umuvandimwe wanjye ntazi icyerekezo arimo, ntatekereza ukuntu n'iby'iwacu ntamenye ibyo ari byo. ni wenda iki ngiki ninza kugikoresha kiri bumfashe gusinzira. wa mukobwa akanzanira abagabo simenye uko baje bakamwishyura. baragusambanya kubera umuntu aba yiteye ibyo biti ntabimenye? akenshi ntabwo ubimenye, iyo witeye byinshi ntabwo ubimenye. hari ibyo witeraga nk'inshinge zingahe? niteraga 2 ku buri munsi? cyangwa se nkacishamo nkabyitera nka 3 mu cyumweru, mu buryo bwo kugira ngo sinsohoke ngo njye kureba ibiri kubera hanze. ariko nabwo ntabwo byatumaga abagabo bataza, kubera ko umukobwa we ntekereza ko yakundaga amafaranga akundusha. n'igihe nasangaga byabaye, ariko simenye n'igihe byabereye n'amafaranga bayamuhaye. rero byakomeje gutyo, ariko ngezemo hagati nkajya mbikora nkumva mfite umubabaro, nkumva mfite agahinda. bigeze hagati nza kubivamo. babaga 10 se byibuze none utukiraho barazaga neza? barazaga rega, nuwango nkiri umukobwa ntarabyara, nari umukobwa munini kandi nari keza, kuko niyitagaho
ngo ufite imisatsi. nari mfite imisatsi igwa mu mugongo, mbese abagabo barankundaga cyane, ariko ntekereza ko cyari igikundiro cy'abazimu cya satani, kuko hari ukuntu bijya bigenda ugasanga abantu bakujeho kandi atari ab'umumaro, kuko abo benshi bazaga hari ibintu nishyize muri njyewe, bamwe simenye ko banaje, ukibeshya ko ari ukukunzwe kandi wa mugani ari satani uri kugenda gushyira mu nzira zitari izo. nta rukundo ruhari. Hanyuma muri urwo rugendo Rena hari umugabo mwahuye utajya wibagirwa, waguhemukiye cyangwa se wagukoreye ikintu kibi ujya uvuga uti mana y'isi n'ijuru, ati uyu muntu sinjya mwibagirwa mu mateka namazemo uburayi imyaka 10? Barahari ni babiri. Umwe yari umugabo w'umuzungu, we najyaga kumusura mu rugo, yari umwana mubi. We yarabikoraga yanabikora akanagukubita, akaguha amafaranga ariko akayaguha yakuzahaje. Ntabwo mugabo nzamwibagirwa, yari atuye Kimironko kandi we yari afite n'umugore mwiza cyane. Ngo twajyaga mu rugo umugore adahari, ariko yarabikoraga, yatangaga amafaranga menshi, akaba nk'ibihumbi 30 cyangwa 40. Yo kumva ari menshi, ariko njye numvaga ari menshi bitewe n'ibibazo wari bifitiye. N'ibibazo nari nifitiye ibyandebaga byari byinshi, ariko yarabikoraga akakubabaza ku buryo ya mafaranga aguhaye ntabwo uri butake ngo agire umuntu ukumva, nta nubwo uri busakuze ngo agire umuntu ukumva. Ya mafaranga aguhaye yayagarurizagamo kandi we yabikoraga yakuboshye, ku buryo utari bunyure hirya cyangwa ngo unyure hino, agakora uko ashaka. Uwo muntu rero akakuboha yarangiza akagusambanya. Nuwa ngo yarayaguhaga ariko akayaguha aturutse mu bwonko. Nibyo n'abandi baratubabazaga. Nese ubu ntiwagiraga ubwoba Rena, ugiye mu rugo rw'umugore, urabizi ko harimo umugore, ntiwajye kuvuga uti si uyu mugore aramutse ansanze mu rugo rwe? Ibyo ngibyo ntabwo uba ukibitekereza, uba warabaye nk'ikihebe, ibyo ntabwo ubitekereza, uba wumva nyine nta bikureba, icyo uba ushaka ni amafaranga. Hanyuma si iyo wajyagayo nk'icyo gihe akakuboha, wasubiragayo? Amafaranga araryoha kandi turayakunda. Bwa mbere ariko yandyoheje, urumva nta rurimi nari nzi, uwo bavuganaga niwe wambwaga ati noneho rwose nta kibazo, urumva nawe yankuragaho menshi. Yashoboraga kumpa 40, we wenda yamuhaye nk'ijana. Ari nk'umukomisiyoneri. Nkongera nkasubirayo, ariko yarambabaje. Yasubiye hanze, mbwira Imana ngo Mana urakoze kandi ndi mu byaha. Yarambabazaga ariko amafaranga ye sinyange, kuko muri njyewe ubundi nari mfite gahunda y'uko nzabikora, hanyuma namara kubikora nkagura inzu tuzabanamo n'umuvandimwe wanjye. Icyo gihe byibuze wagiye kumusura nk'inshuro zingahe yagukorera iryo yicarubozo? Nagiyeyo 3. Ariko ukavuga ati ubwo ari hariya ngiye. Akenshi nk'aho ngaho iyo ugezeyo uranywa, ukabona bya bitabi, kugira ngo bya bintu bagukorera utaza kubyumva, ngo utekereze ibyo ari byo. Njyewe rero numvaga ko nyine ibyo bintu ndimo nzagera aho nkagura inzu, nkabwira murumuna wanjye ngwino nageze i Kigali. Murumuna wawe ubwo buzima ntiyarazi? Ntabwo yari abizi, nari naramwihoreye, kuko iyo abimenya ntabwo yari kubasha kwiga. Ubwo nawe atagiriwe amahirwe yo kwiga ngo ayarangize, ariko nari naranze kubimubwira. Najya no kumusura akambaza ati ariko ngiye nkunda gusenga, ukora iki? Ntabwo nkora akazi wa mukobwa we, mfite hoteli nkoramo, nta kibazo ntacyo bitwaye. Yareba imyambarire yanjye kandi bakambwira ati mva mwene ma uri kumbeshya, ntabwo mbizi, ntakira amafaranga, wirira amafaranga, ibindi ubyihorera. Wagendaga wambaye twa tuntu? None se wakwambara iki? Nagendaga nambaye mini, ntabwo najya ubu nyine nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, nagendaga nambaye utuntu tugeze tugufiye nyine nk'umusitari. Uwa kabiri wari utubwiye umugabo wa mbere, hanyuma uwa kabiri? Uwa kabiri rero ntabwo nzamwibagirwa, we n'ubu ahora aza mu mutwe wanjye. Twarasohokanye tujyana i Gisenyi, tumarayo iminsi 3. Iminsi 3 ishize arambeshya, arasohoka, arangije arambeshya ngo araje, agendana n'amafaranga mpaye.
ariko ntekereza ko ahari n'Imana yashakaga yuko ibyo bintu byose birangira nkabivamo. yego Yagiye nta mafaranga mpaye, noneho nanjye ntayo nari mfite kuri telefone. Navuye i Gisenyi n'amaguru ntazi iyo ngiye. wamuhamagara ntiyitabe Oya, telefone yari yayikuyeho. Mva i Gisenyi n'amaguru, urabona kuba utaramenyereye kugenda n'amaguru. Navuye i Gisenyi n'amaguru, namaze iminsi 3 mu nzira. ugera i Kigali Ngera i Kigali sinigeze nahitira i Muhanga kuko navugaga ningera i Muhanga n'uku kuntu meze baranseka. yego Barahita bavuga bati noneho yabaye umusazi. Ntabwo bari bazi ibyo niberamo kuko nageragayo nsa neza. Rero uwo mugabo sinjya mwibagirwa kuko yasize ikintu gikomeye muri njyewe, nubwo nari ndi muri ibyo ngibyo, ariko yasize ikintu akore na gikomeye. ibi birarutanwa. wowe umuzungu we niyicara ubuso nimbe n'uwo nguwo navuga byose n'ibyaha, ariko byibuzaho kugira ngo uriya w'umuzungu we binteye n'ubwoba. Umuzungu we yaguhaga n'amafaranga, none se uko yansize nta n'igiceri n'icyatanu ampaye. yarayaguhaga ariko nanone ukivuzamo wa mugani wawe za nkoni. wivuzamo ukikanda ukanagura n'inyama ugahuta n'icyatsi ukamera neza, ejo ukongera ugakira. Ariko uwo mugabo nageze i Kigali kongera gutekereza umugabo byambanye ikibazo. Ndavuga nti abantu bansohokana ntabwo nzongera kubatekereza. Arangije arampamagara arambwira ngo njye nakwihimuragaho. Ntabwo sinigeze ntekereza yuko uwo muntu twigeze kumenyana ngo yaranzi kera. Ndavuga ngo nakwihimuragaho, nari nkuzi ukiri umwana muto, uri umwana muzima, none waranduye warapfuye. Ntabwo se nagukoreye iki? Ahita ambwira ibintu bya kera by'imiryango y'iwacu. Base kutwe tutazi uko byagenze. Paul Ababikoze n'ababikorewe twe ntabwo tubizi. Rero uwo muntu yatumye nsubiza umutima inyuma. Ndavuga nti harya ubu ibi bintu mbamo nta bandi twazahura bameze nk'uriya bakananyica bakankurikiza ababyeyi. Nafashe ubwanzuro ndabyibuka, nagiye kureba umukobwa umwe twari inshuti, twajyaga duhura akambwira ati ariko ko haje ikigarura akana gato bo kwa se wanyu uri muzima byagenze bite? Mfata umwanzuro navuga nti noneho rero umbabarire unshakira uburyo ibi bintu nabireka. Arambwira ati nzabushaka. Kumbi murumuna wanjye kuko yari umusenzi nawe ntago yicaye, yafashe imyenda yanjye ayishyira abantu baransengera, baramubwira ngo murumuna wawe akora aka kazi ameze gutya na gutya, nubwo ubona asa neza ariko afite ibikomere byinshi. Yarampamagaye arambwira ati ese ko wanze kumbwira ibintu ukora, nkaba mbona ubabaye mwana wa mama, wabiretse ukizira inaha ugahinga? Ese nzahinga he ko n'amasambu bayatwambuye? Tuzahinga he? Bizagenda bite? Arangije arambwira tuzaze nkwereka ahantu tujyana. Uwo niwo munsi ahari nari mbaye nk'ugiye gusenga. Arambwira tuzaze nkwereka ahantu tujyana. Twajyanye ahantu gusenga, umupasiteri arampagurutse, urumva yanyambitse ikijipo cyageraga ngenda nanituka. Arampagurutse arambwira ati wowe wa mwana we, suri n'umwana uri n'umugore mu bantu nk'ibihumbi 2. nibyo nege kukubaza tutaragera aho ngaho Rena, byibuze abo wibuka mu mutwe wawe ni nk'abagabo bangaye muri icyo gihe mwabonanye, byibuze muri ibyo bihe nari ndimo se. Yesu we, muri iyo myaka yose namaze ni benshi nk'ijana. Ni benshi muri icyo gihe namaze, ntabwo namenya umubare wabo, kuko niba ku munsi ushobora guhura n'abantu 4 cyangwa 5, ejo ukongera ugahura na 3, ubwo se muri iyo myaka yose namaze urumva nabasha kubabara? Ntabwo nabasha kubabara umubare wabo, ni benshi. Ni benshi cyane. Mbese bari ku murongo. Ko bavuga ngo iyo nzi zirenze 100 urasara, cyangwa iyo waryamanye n'abantu barenze 100 urasara. Nagusara, ibyo nibyo babivugisha. None se ubu narasaze? Nagusara nyine ayo ni amagambo y'Abanyarwanda baba bivugira. Nagusara hari n'abahura n'abagabo 10 cyangwa 15 ku munsi, kandi bakaba uwo mukobwa we twabanaga yabikoraga kurenza isazi, we yashoboraga no kwinjiza na 20 ku munsi umwe.
kandi bakamuha amafaranga. Gusa njyewe ikintu cyambabaje nuko nta kintu kizima gifatika umuntu akuramo cyangwa se ikintu kigaragara. Ni yandi yo kurya no kwiyatsa no gusa neza, ariko njye amafaranga nari nyafite. Njye amafaranga nari nyafite ahubwo wararangaye. Kuri konti yanjye yabagaho nari mfite amafaranga menshi, nari mfite amafaranga agera muri miliyoni 20. Nari nyafite yari menshi cyane. Ariko miliyoni 20 wakuye mu Buraya? Nari mfite amafaranga pe. Birashoboka? Nukuri nari nyafite. Ariko ari amafaranga nta kintu amara. Muri icyo gihe cyane nari ndimo sinigeze ntekereza no kuyaguramo inzu. None se miliyoni 20 nico nanjye nkeneye amatsiko. Nabyo ndabikubwira. Sinigeze mbitekereza. Rero murumuna wanjye yanjyanye gusenga, barampanurira, bambwira ibintu byinshi n'ibirebire. Wumva yuko ari bya bindi by'abarokore? Ni ibintu birebire kubivuga, ni ibintu birebire gusa njya nshima Imana ko yabinkuyemo. None se nta mugore watwariye umugabo muri ibyo bihe byibuze ukavuga ibaze oya we akakumenya byibuze? Barahari. Mukanamenyana? Cyane barahari rwose. Barahari bananzi. Gusa nyine aho bari hose bambabarira, ndabizi ko bazambona. Ubwo bakumenyaga gute rero ko abagabo babo? Hari ukuntu usohokana n'umuntu undi agahita aciza isiri umugore ati ngwino urebe. Rero twe kuko tuba twarakuyeho, kandi ahanini aba bantu bakora uyu mwuga bafite imiti bisiga. Twagiraga imiti wayikuraga yo ahubwo? mu bapfumu twajyaga gushaka. Naho wagezeyo? Twajyaga gushaka umuti. Uyu muti wisize hari abantu batajya babyemera ko bibaho. Ushobora kubwira umuntu ntago wabyemera ariko bibaho. Ubwo se byagendaga bite? Ndumva binteye. Nshobora nko kukubona nkawe nkakubona uri umugabo ufite amafaranga menshi, ariko sindi bubone uko nyageraho. Yego. Byanze bikunze ndi bushakisha uburyo ndi bukubone. Rero twisigaga imiti, waba ugiye gusangira n'umuntu ukagira n'ubushyiramo cyo kunywa mugiye kunywa kugira ngo akunda guha amafaranga. Hanyuma si byo wabikoraga koko abapfumu bagusize iyo miti? Byarakoraga Rena? Byarakoraga. Hari abantu batajya babyemera ariko birakora. Ugatabwo yegoye nkangahe? Hari abahanga bazi gukora 150. Hari n'abayaduhaga tutanaryamanye kubera nyine iyo miti wakoresheje. Hanyuma ugiye kubona ubuntu umugore w'umugabo rero araje mu kabari murimo? Yaraje, umugabo aramubona ahita ambwira ngo wowe jya mu gikari. Ngata ahantu twari turi hariya ku Gisimenti, ndakata ndagenda nicara mu matuwarete yaho. Agiye arampamagara, ariko n'ubundi yagiye yamaze kumbona kuko uwo muntu yari yamaze kudufata agafoto yakamwoherereje. Ariko iyo uri muri ibyo nta n'ikintu biba bikubwiye. Byose bije byose urabyemera. Umugore mwaje kubonana gute rero? Twaje kubonana, umugabo yaranshutse, umugore yamwatatse yahamagaje famiye. Arampamagara arambwira, yaramubwiye ngo kugira ngo nkubabarire n'ukuri buzane umugore mwari uwo muntu mwari kumwe. Arampamagara aranshuka ngo aranshaka ninze mu rugo nta muntu uhari. Nyine nanjye njyayo ari nzi ko ari ibisanzwe. Wambaye kwa kundi kwanjye, ndagenda nsanga abantu bateranye, harimo abantu bagera nko mu 10. Arangije arambwira ati wowe yari asanzwe anyinze nyine ngenda gutya, ariko ntabwo yarazi ko njya mpora n'umugabo. Umugore yarakoze nk'indaya? Yari asanzwe anzi kuko buriya Kimihurura abanzi cyane, nabaga cyane. Baranzi niho amateka yose yabereye. Ariko nuko umuryango burakubajije ate se mugabo? Urambajije, naravuga nibyo mumbaza nyine niba se mugore yarabuze kontrole y'umugabo we, nta kindi nge nari gukora. Umugabo nyine yaranshatse, nagombaga kumwiba, kandi naramwihaye yamaye n'amafaranga, kuko twe icyo tuba dushaka ni amafaranga. Wabemereye kuri indaya? None kuko uwo mugore n'ubundi yajyaga mbona yarabizi. Yego. Havuga ni cyakora niba ari uko bimeze umbabarire, ntabwo tuzongera guhura. Ndasohoka ndigendera nyine, ntabwo natinze. Ubwo ntabwo wamenye ibyasigaye mu miryango? Ntabwo namenye ibyabaye, ariko ntabwo twongeye kubonana n'uwo mugabo kuko nanjye numvise mfite urwikekwe, numva umutima wanjye urababaye. Wibuke ko ibyo byose nabagamo nabikoraga kugira ngo ndebe ko mbona ubuzima, nibereho nanjye ntunga inzu nk'abandi, mba umusirimu ngire n'icyo nkora byibura cyazajya kinyinjiza amafaranga. Hanyuma Serena, tukibaza mu byo twumva ko indaya akenshi zigurwa n'abagabo bubatse kandi babakire. Ubona nkawe ufite experience imyaka 10 mu Buraya, ubona biterwa n'iki ku mugabo w'umukire
avuye mu rugo rwe afite umugore mwiza wa mugani bafite ubutunzi ariko aremeye agiye ku ndaya rero wa mugani wawe ni ukutafata neza abagabo ko tuzi ko ari n'uwo wafata neza utari kunyurwa bikanga. rero ubundi hari ibintu bita karande z'uko umugabo ashobora kukunanira mbese akaba indaya nta kintu yakuburanye, ukaba umufata neza umwitaho ukaba umuha ibyo akeneye. iyo ngiyo izo karande zibaho, mbese ubusambanyi bukaba mu mutwe we ntibumuvemo. hari n'ikindi kintu rero cy'uko hari ukuntu abagabo bashobora gusohoka agasohoka adafite gahunda yo gusambana, ukaba uri hariya uri umukobwa wifitiye tageti yawe wisize cya kirungo umugabo yakubona ukamukurura kubera bya bintu wisize, aho ngaho ukaba uramufatishije. kandi ibi bintu iyo bibayeho rimwe wa mukobwa yagutwaye akakujyana mu rugo rwe, n'ubundi hari ibindi aguha bizajya bituma uhora umwibuka. wagera mu rugo amahoro cyane. Impamvu rero hari abagabo ubona basa n'abahobagiye kabisa. wagera mu rugo amahoro akabura, wagera mu rugo intambara zikavuka ukavuga uti nashatse nabi, ariko mu by'ukuri atari uko washatse nabi ahubwo ari bya bintu bahuriye nabyo hanze. hanyuma rero hari n'ubundi buryo bw'uko umugore ashobora kukunanira, kuko abagore nabo barananira, akajya hejuru akumva yuko ari umugore mwiza, akumva yuko umugabo nawe yabona ntakiyabona mu rugo, ubwo nanjye kiya nzajya kuzishaka. ngo ni ibyiciro bitatu, hari iyo miti, hari karande, hari no kuba n'abagore nabo bananiranye ntamenye icyo yaje gukora mu rugo, mbese akumva ngo kuba ndi umugore birahagije, niba natetse niba nashashe nyine ibyo birahagije, nyamara umugabo atari byo akeneye. rero nabyo bituma umugabo yigendera akavuga ati reka nigire aho ndi buruhuke mu mutwe, ningera kuri uriya mukobwa aramfata neza, nshyiriza amazi, anyiteho, ndiryamira nsinzira, icyo nshaka cyose nzajya nkimura. urumva ni ibyiciro bitatu bitandukanye, rero ntabwo biba byoroshye. hanyuma se Rena, za miliyoni 20 rero wari ufite kuri konti zigira gutya zirashya nta n'inzu uguzemo wa mugani, uyu munsi uri umugenzi nkatwe twese. rero miliyoni 20 nicyo cyane amatsiko z'ukuntu waziri uzifite kuri konti yawe bikarangira ntayo ugifite kuri uyu munsi. muri ibyo byose nabagamo nari mfite umuntu nkunda. wibuke ko nari naragiye gusenga, nabikubwiye ko nagiye gusenga bakansengera, nkava n'aho hantu mfashe umwanzuro, murumuna wanjye akampa abantu bazajya bansengera kuri telefone. nageze inaha mfata umwanzuro, ibintu byose nakoreshaga mu buraya ndagenda ndabijugunya. Imana impa umumama twabanaga wari umusenzi wo kugira ngo amfashe mu buryo bwo kugira ngo bya bintu mbireke mbivemo. rero nagiraga umuntu twakundanaga n'ubundi nubwo nabaga muri ibyo ngibyo, uwo muntu namukundaga cyane, aza kumenya rero ko mfite ayo mafaranga, aza kumbwira ngo nimuhe amafaranga, yewe njya no kumwerekana kwa mama wacu kugira ngo tuzabane. ariko yarabizi gukora ku kazi, yarabizi, ariko yaje ari kuri tageti y'amafaranga, kuko twaraganiraga, njye namukundaga cyane. ibyo byose nabijyagamo, ariko nakubita agatima umva na wundi muntu nkunda, abizi ko ayo mafaranga nyafite. aza kundyoshya ranjye ambwira ati rero mfite umushinga w'ikintu cyo gukora, kugira ngo ibi bintu rwose ndabona ukwiye kubivamo tukibanira, ariko tukabana dukora. umuhungu rero yaje gutwaraho makeya, ntabwo yayamaze yose. wamuhaye ihanga icyo gihe? namuhaye 500 ngira ni makeya muri miliyoni 20. yatwaye makeya arigendera, sinongera kumubona. mbaye aho ndasenze, Imana itangira kumpa amasezerano, ndasenga, Imana ibana nanjye. bigeze aho rero iza kuma umuntu turakundana, ariko nari maze gusenga narakijijwe, ibyo byose narabivuyemo. iza kuma umuntu turakundana, tumaze gukundana twemerana no kubana, ariko navuga ngo ntabwo tuzasezerana, kuko iyo abantu basezeranye babana nabi ntabwo nzabyemera, twibanira gutyo. tugeze mu rugo rero urumva nyine umuntu mwabanye ibintu byose byabagomba kuba bizi. twarabanye tumaranye amezi. wanga ko musezerana ariko kubera amafaranga? nangaga ko dusezerana kubera amafaranga, numvaga mfite ubwoba. uvuga uti nawe azagiraho uburenganzira. tumaranye amezi 8,
aza kunshuka ambwira ati rero hari gahunda nabonye yo gukora ibintu bijya hanze, ari amafaranga ngiye kuyakuraho hanyuma nkora umushinga. Ni nta kibazo, ni n'ubundi nanjye ndumva gukora ari byiza, ariko ayo mezi 8 twamaranye urumva yananteye inda. Atwara ya mafaranga rero yose yaragiye yose yakuraho, ambwira ati nidushaka iyindi konte tuzakora konte bundi bushya nta kintu bitwaye. ubwo miliyoni 19 n'igice zisigaye zose uremera zikuraho? Yose yarayatwaye, ntiyasiga n'igiceri n'ikijana. Ariko nyine bwo Imana hari yashakaga kubitwara ngo izampe ibindi bivuye mu maboko mazima, ntabwo mbizi. Yego. Yarayatwaye aragenda kuva umunsi telefone ahita ayikuraho. Iwabo ngiye kumureba nsanga ntawe, ubwo urumva yarantaye muri make, ansiganya inda, ansize mu nzu y'ubukode, ansize nta n'igiceri n'ikicuma ansigiye. mpita nibaza ukuntu nzabaho. cyane Imana yashakaga kabisa kukwereka ko ariya mafaranga ari ay'umuvumo. Icyo numva cyo namaze icyumweru cyose ntabasha gusohoka mu nzu, ntabasha no kurya, nta kintu cyo kurya nari mfite. Ntwite, inda iragenda irakura. Nabwira iwabo bati reka ntigeze aza no kutukwereka, mugiye ku bana twakubonye nyuma. Umva ndagenda ndababara, amafaranga arayatwara. Arumva ntitwari twarasezeranye, ibyo nari kuvuga byose nta kintu wari kuvuga. nta kintu nari kuvuga, mbayeho n'inda. Umwana wanjye nabyaye mukuru ntabwo nigeze njya kwipimisha, nk'uko ababyeyi bajya kwa muganga. Umve ko namubyaye nta n'umwenda ngira. Mutwite rero nigeze guhura n'ubuzima, njya kuba ahantu bita Ikibungo muri Ndego, njya guhingira amafaranga. Reba umuntu wabaye muri ubwo buzima wari ufite ayo mafaranga. Nagiye Ikibungo, inda yanjye ifite amezi 5 ngira ngo, ndagenda njya guhingirayo amafaranga, ariko nabyo biranga. Ubu nta kindi cyo gukora uretse gusenga Imana. Nayobotse inzira yo gusenga, ubu byose ngiye kubireka. Abantu bari kunsengera ni benshi bambwira mpinduke nongere ngaruke. Nyoboka inzira yo gusenga. Aho ngiriye kubyara mbyara nta n'umwenda ngira uwo mwana. Ngo navuye mu bitaro, murumuna wanjye niwe wavuye mu cyaro aza kwishyura ibitaro. Wibaze nawe ku muntu wari ufite amafaranga aza kwishyura ibitaro, arananyura. Ndabyibuka isombe yanzaniye yamaze iminsi 3 nabuze amakara yo kuyiteka. Nahamagara umuntu, abantu bose baragiye banshiraho. Nahamagara umuntu abwa se wampaye n'igihumbi, ati wapi ntacyo mfite. kuko urumva ari mu nzira mbi. Iyo uvuye mu nzira mbi nyine baba mwakoranaga ingeso mbi, barakureka. Bose bamvuyeho baragenda. Ndavuga ntungiye mu rusengero. Nagiye aho bita muri Blessing, ndagenda ndasenga mpamagara Imana. Kuri finale baza kungirira imbabazi, nasenze bampa ibyo kurya. Bampaye ibyo kurya rero, ariko hagati aho hari igihe nigeze kugera nsa n'ukizwamo gake, ariko nasaga n'ubeshya nkajya mu rusengero, ariko navamo nkigira kwishakira abagabo. Rero kuri finale nagiye mu rusengero. Ngeze mu rusengero baravuga bati wowe ngwino uwacu, tuzajya tugufasha uko dushoboye. Ariko naho ntabwo byampiriye, nyine rumva nari meze nk'uri mu ishuri ry'Imana. Nabaye muri iryo shuri, ngera aho ndabyara. Maze kubyara baza kunyirukana mu nzu. Wa undi nitaga umuvandimwe njya kumureba. Ngezeyo arambwira ati reka ubu nta hantu waba, nta hantu mfite ho kukuraza, nta hantu mfite ho kugushyira. Ubwo nyine urasubira i Kigali. Kandi urumva i Kigali nta muntu nari mpasigaranye, ryari ishuri ry'Imana. Muzandaya mwabanaga rero, iyo zikuragaho zamenye ko agiye mu rusengero byabaga bimeze biti? Kandi nkubwira ko nta n'umwe wongeye kumvugisha, bose baranyanze. Zari zikiri muri wa mwuga? Bari bakiri muri bya bindi, bamwe bagiye banabipfiramo. Gusa icyo nshima Imana navuyemo nta sida ndwaye. Yego. Kandi navuyemo
nta nda n'imwe nkuyemo, nta nda nigeze ntwita. ese wa mugani wajya kubasha kwikingira Rina ukavuga ati uyu mugabo niba tujye kuryamana ihangane rwose kubwo gukunda ubuzima bwanjye wibuka agakingirizo. njye nari nzi ko ubwo ndi n'ingumba, nari nzi ko ntazabyara, imyaka 10 nari nzi ko ndi ingumba, uko ni ukuri nta kintu na kimwe nakoreshaga. nigeze gushyiramo agapira k'imyaka 5 ngashyizemo ndwara ibibyimba, barambwira ngo ni ukubera icyo kintu washyizemo uri umukobwa, ndagenda mpita ngikuramo. nabikoze nta sida nigeze ndwara, icyo cyo ngishimira Imana. nta n'umwana nigeze nkuramo ngo ayo maraso Imana izayankire ku mutwoya, ngo abana nabyaye n'abo mfite nababyaranye n'uwo mugabo. uwo wakwibye, uwo wanyibye. nta makuru ye ujya umenya byibuze byarangiriye aho? rero ndabyumva, numva ko yashatse n'umugore, n'ayo mafaranga yagiye ayubakamo inzu, arahirwa atera imbere, ariko ntabwo namuhamagara ngo anyitabe, kuko ubwo hagati aho ngaho narakijijwe ndasenga, ariko umupasiteri wari utuye barambwira ati ariko ko nubwo ufite uwo mwana mbonye ugiye gutwita, ugiye kubyara undi mwana, bimeze bite? ndavuga nti nihagaruka umugabo wanjye nzamwemera, nta kibazo, naza akemera ko tubana njyewe nzamwemera. rero n'ubundi yaje aje kuntera umusaraba, ntabwo yaje aje ngo tubane, yaraje antera undi musaraba, antera indi nda y'umwana wa kabiri. nicyo kintu cyatumye se umwemerera Rina arakwibye, atwaye $19 n'igice, n'ubundi aragarutse ntumubwiye ati mpereza amafaranga yanjye iki byose, ahubwo urongera uremera gutera indi nda ya kabiri. babanye sinzi ukuntu biba bimeze, ariko njyewe agaruka nari nasenze mbisaba Imana, ni njyewe wari wabyisabiye, kuko nta wundi mugabo nshaka. Imana uzambabarira unzanire se w'umwana wanjye, aba ari we tuzabana ubuzima bwanjye bwose, ntabwo nshaka kuzampa undi mugabo. irangije nayo irabikora, araza, ariko aza ataje mu byiza, aza kandi ntazi ko yashatse undi mugore, nabyo arabimpisha. yaguteye inda afite undi mugore babana w'isezerano? yego cyane, yaragiye, urumva amafaranga yarayabonye, arasezerana, ibintu byose bigenda neza. rero yagarutse haraje kuntera nk'undi mu rugo, kuko urumva narasengaga mu rugo, habaga icyumba, nari narakijijwe neza, habaga icyumba twasenga, bati ibintu biremeye, ariko yaranshyeshyengaga, kuko hari ukuntu Imana ijya ishyeshyenga abantu, ko yambwiye ibijyanye n'irari ryanjye, yambwiye ibyo ngewe nifuzaga, numvaga nshaka, sinabasha gusesengura ngo ngire amakenga nongere nsenge, kuko yari imaze kubana nanjye kandi ivugana nanjye, ikorana nanjye, sinasenga ngo nsesengure ngo menye ibyo ari byo. araza nyine, aza nk'umuntu mwiza, angurira intebe zo mu nzu, icyo gihe nabaga muri shamburete, angurira intebe zo mu nzu, agura televiziyo, anshyira mu nzu y'ibyumba 2 na salo, navuga ntibyanze bikunze umugabo n'uyu yagarutse. ntabwo wamubajije amafaranga yawe yayashyize? yarabimubaje, arambwira ngo yagiye gukorera hanze arashya, niyo mpamvu agarutse, ntaramenya nyine ko yagiye ku wundi mugore. ndavuga se ubwo umugabo agarutse tuzashaka yandi, n'ubundi ariya yavuye mu bibi. nkomeza kwisengera, umva ntacyo bintwaye. yaje umwana wanjye, umve yansize mfite inda y'amezi agera muri 5, yagarutse umwana wanjye afite imyaka 2 hafi n'amezi, yenda kuzuza imyaka 2 n'igice. turabanye, twamaranye amezi 4, ni nabwo yansigiye iyo nda. nagiye gusengera abantu aho bita Igikondo, bampamagaye, umuntu arambwira ati koko Rena, ubuzima twabanyemo ni wowe ugiye kwimuka inaho utatubwiye? ko twakugaburiye, twakwambikiye umwana, uriho mu buzima bubi, wimutse utatubwiye? ahubwo ni we, ntago nimuze. ati se ko tubona wa mugabo wawe bya bintu mwaguza bipakiye? ni we, murambeshya. kumva ubwo yari arimo apakira yigendeye, nyine yari yaje ari nk'agakingirizo, nza kumenya ko natwite umwana wa kabiri. ariko ubwo nyine bwo yagiye, nubwo natwise sinigeze ndeka gusenga, nakomeje gusenga Imana, kambwira nzakugirira neza, nzabana nawe, ariko nareba ukuntu n'ubundi nsenga inzara ikanyica, ndebe ukuntu nsenga bakansohora mu nzu, ndebe ukuntu nsenga singiriye imyenda nambara,
nkumva nakwisubirira hahandi ko natekereza ko Imana yambwiye ko izangirira neza bivuye mu maboko yayo, natekereza ko ayo nakuyemo nta kintu yamariye, yego nkashikama nagira ngo abantu benshi twasenganaga nyine bakanamfata amaboko, nza kumenya ko n'umwite ndavuga rero iyi nda ntabwo nzayibyara, se ninyibyara nzabatungisha iki, mfata umwanzuro wo kuyikuramo. Urumva narasengaga, nagombaga no kuvuga ko Imana izamurera, ariko nafashe umwanzuro wo kuyikuramo. Umunama n'ibihumbi 30 baze nabuze yo kurya, ariko mbonye yo gukuramo inda. Ngiye kubikora nabanje kujya gusenga ngo numva ibyo ari byo. Umuntu arambwira ati rero nubwo ugiye gukuramo iyo nda ntabwo izavamo, ahubwo izakwica. Ntabwo ati amafaranga ufite genda uyahahishe, Imana niyo izakurerera umwana. Iranambwira ngo yewe hariho gereza y'igihe kirekire, we bazagufunga bagushyira muri mageragere maremo imyaka myinshi, ariko babimbwira ngo mva niba ko ntakiba amatelefone y'abagabo, ko ntakitwara abagabo b'abandi, ko ntakinywa urumogi, bazamfungira iki? Rero iyo nda naje kuyibyarira amezi 9. Urumva mfite ka kandi gato, nta muntu mfite n'uyu n'umwe i Kigali uri bundwaneho. Yaje gushaka kuvuka, ngeze kwa muganga, ubwo umuntu ahise ambwira ati ngwino tujye kwa muganga turebe. Nageze kwa muganga barambwira bati mu nda yawe nta mwana urimo, nta mwana urimo, uri kutubeshya. Igikondo bahise bamutaransiferi njye i Masaka, ngeze i Masaka bakamubona iruhande rumwe. Ntabwo ibyo bintu nzabyibagirwa niyo nicaye mbwira Imana ngo Mana warakoze. Hashize akanya umuganga umwe ansubiza mu byuma, arareba arambwira ati rero harimo akana gato cyane gafite agatima gatera gahoro, kugira ngo uyu mwana abeho nuko turi bukubage, nitugutera tobara arapfa, nitukubaga wenda turamuramira. Umutima wanjemo ndabaga ni mu mbage, barambaze. Umwana amaze icyumweru muri kuveze ataranarira. Nakoze iki? Narebye mbona nta buzima. Nyine ibi ndi kuvuga ni ukugira ngo abantu benshi bumve yuko hari igihe Imana igihagarara ku muntu ikavuga ngo byanze bikunze nzagukuramo umuntu ukomeye. Icyo gihe nibazaga ukuntu umwana umwe yananiye, nkibaza ukuntu ngiye kurera abana babiri, ukuntu bazabaho bakajya barya, bakaba mu nzu, bakaziga, nkumva ni ibibazo. Nafashe umwanzuro mbwira umuntu wari undwaje ntajya nibagirwa gushimira, nyine nuko ntacyo ngira, ariko sinjya nibagirwa kumushimira. Ndabizi ko iki kiganiro azakibona, ntabwo njya nibagirwa kumushimira kuko yabanye nanjye cyane. Arambwira ati rero uyu mwana ni umuhungu, basi reka njye mugumeho wowe utahe, yego aka kana twe kugatererana. Ntabwo ni oya, tumusige ntazabura umuntu umufata. Twaramusize koko, tumusiga mu bitaro, turitahira. Ariko naryama nkumva nabuze amahoro, abwira Imana, umwana wanjye aracyariho, yarapfuye se bimeze bite? Kandi sindi busubire i Masaka. Rero haciyeho ukwezi, urumva ko ari ukwezi kuzuye ko kumukura muri kuveze. Umuganga yarampamagaye, nta gahunda nari mfite yo kumutayo, nari natanze imyirondoro yose. Arampamagara arambwira ati ariko Rena nditaba, wazaje gutwara umwana wawe w'umuhungu wataye i Masaka? Ntabwo ntingwa iki, mpita nkupa telefone. Namaze gukupa telefone, gitifu w'akagari n'ab'umutekano bagize mu rugo baraza bambwira bati tubare tubwire ikibazo wagize, waratubeshye ngo bakubaze ibibyimba. Nyine sinashaka ko babimenya ngo batazamfunga. Ikibazo wagize ni ikihe? Ubwo rero njye nagize ikibazo cyo kubyara kandi mbyara nta bushobozi mfite. Bavuze uyu mwana sindi bumwice, ndamusiga mu bitaro, uzamukunda azamwitwarire, byibura agende yibereho ubuzima bwiza. Umwana uciye muri kuveze sinzabona igikoma, sinzabona imyambaro imushyushya, ntabwo azakura. Njye nicyo cyatumye mbikora, ndi umukene murabizi. Batese kuki utabitubwiye? Ntabwo nari nzi ko mwamfasha. Ngo baranjyanye banshyira muri gereza i Masaka. Wibuke ko ari ukwezi mfite na cya gikomere, nta biryo mfite. Namaze icyumweru muri gereza, icyumweru gishize banjyana i Masaka.
nkikubita akana kanjye amaso nsanga ni murumuna wanjye, naraturitse kwihangana birananira, bati dore urarira, urarizwa n'iki? Rero ya Mana izarengera umuntu nyine kugira ngo indinde ya gereza, turi kuvunagura kuko burije. nta kibazo. Ya Mana izarengera umuntu kugira ngo indinde gereza, umuntu wari umerekeje yahise asinya nyine ku bipapuro bari bamuhaye, asinyira ko umwana bamumuhaye. Turagenda tugeze kuri gereza, umupolisi mukuru agakubise amaso, kari akantu gato, y'iyi mikoro nini, kari gato cyane. Avuga se uyu muntu muzanye kumara iki? Avuga ngo muzanye kumufunga. Icyaha afite ni iki? Yataye umwana kwa muganga. Se yamutayeyo ni uko yari afite uyu muntu uko uri kumureba, urabona nta myenda nagiraga, nari nambaye akajipo n'agashati. Urabona uyu muntu yari afite uburyo bwo kwishyura aya mafaranga twabonye bishyuye, kuko yahise abona umuzungu umwitaho, amushakira n'umukozi wo kumumenya. Icyo gihe bishyuye 960. Urumva kuveze n'ibintu byose bari barankoreye, abaganga babikuyemo kuko njye nta kintu nari nshoboye. Umuganga uwo muntu wari wankuyeho, umupolisi baramubwiye bati rero ushaka ahantu arara, wowe ejo uzamufate umugeze mu rugo tumenye ko yagezeyo batazadufunga. Yansubije i Masaka ndarayo, bukeye baza kuntwara bancisha Kimihurura ku murenge, turabisinyira ko ngezeyo, bancisha ku kagari, ariko buri Imana ntibura uko igenza. Icyo gihe ndumva narabonye amafaranga ageze mu 60,000. Ndataha ngeze mu rugo nita ku mwana wanjye. Ubu ngubu ni umwana w'imyaka 3, yarakuze nta kibazo afite, nubwo yabanje kugira ibibazo by'ubudebire, ariko Imana yarabikijije nabyo nyine, ubwo budebire yabukuyeho. Ubu ni umwana mukuru nyine, gusa ndindiriye ineza y'Imana izabakoza kandi bazabaho, nubwo twanyuze mu bintu bikomeye, ariko ntago yigeze iturekura ngo idusige. Urumva byari ibintu bikomeye. Birakomeye we, ubuhamya bwawe burakomeye. Burakomeye. Ubu papa wabushwi nta makuru y'ujya umenya? Ntayo. Ntajya naguhamagara ati abana byibuze Wapi? Hanyuma ikibazo cya nyuma tunasoza burije, Rena, tuzi ko akenshi bajya bavuga ngo iyo umuntu yabaye indaya kugira ngo azabuvemo biragoye. Babandi mwari kumwe babuvuyemo cyangwa se na n'uyu munsi biracyari kwa kundi? Bamwe ntago babuvuyemo, bamwe baracyaburimo, basa naho banabusaziyemo, ariko hari abandi bagera kuri 2 nabo Imana yagiriye neza ibakurayo, nabo babaye abantu b'Imana nyine, barasenga, babaye abakozi b'Imana. Urumva kubivamo nyine nuko Imana iba yagufashe kandi gufiteho umugambi. Hari igihe agatima gakubita kavuga uti ariko ubu ko mbuze ibirayi by'abana, ko tugiye kuburara, ko mbuze igikoma, ntawe nahamagara. Ariko iyo Imana igiye kugukurayo, irabanza igaca konegisiyo yawe na ba bantu, ikabakuraho bakavaho, hanyuma ikazana abandi bashyashya. Ntikabura ariko iyo Imana yagufashe ikwambika n'imbaraga zo guhagarara ushikamye cyane. Ni cyo kintu wabwira aba bandi wasizeyo noneho bazabona kino kiganiro? Rero ikintu nababwira ngo nta hantu Imana itakura umuntu, ariko nkanababwira ngo bafate umwanzuro. Kuko iyo umuntu yifatiye umwanzuro mu mutima we, n'Imana iramushyigikira, ishyigikira wa mwanzuro. Hari ababirimo babigiyemo atari uko babishaka nk'uko nanjye nabigiyemo, ariko iyo wegereye Imana iragushyigikira, cyangwa se ukagira n'abajyanama bazima. Rero icyo nababwira, biragoye ndetse biranakomeye kuba ariho ukura ibyo kurya n'ibyo kugira gute, ariko icyo nababwira ni uko nabashishikariza kubivamo, bagasaba Imana ikabambika imbaraga, kuko nta kiza kibirimo. Nubwo wabonamo inzu igera aho hari nayo bakayiteza cyamunara, inzu ikagenda, ukongera ugatangira kuri zero. Za nshinge nta ngaruka zaguteye witeraga? Kubera yuko Imana yari yaramvuzeho, buriya bajya bavuga ngo ikizaba ntaho kijya. Ntago nabibuze, nagize ubumuga, n'akaguru kanjye kamwe gasa n'akamugaye. Ubu kano kaguru ntago kameze neza, kubera nyine ubwo buryo n'ubwo buzima bagendaga badukoreramo ibintu bidasobanutse.
ariko icyo nshima Imana ni uko kagihagaze, ntabwo wabura ingaruka urazigira, bumwe ukumva uruhande rumwe wabaye nka pararize, urundi ntirubasha gukora, kaba higiye amaboko wumva atakikuriho, ariko kubera yuko Imana ariyo yabinkuyemo kama inzira yo kuyikurikira nyine yabanye nanjye igenda ibitesha agaciro. amen. Ni byiza cyane byibuze ko wafashe umwanzuro ukabivamo, kandi Rena gutinyuka kuvuga, hari benshi bashobora kuba barabuze uko babivamo bakavuga ati ese niba Rena atarabivuyemo natwe nicyo gihe none yuko dusohoka muri ubu buraya. Uyu munsi none ubayeho gute, ubuzima buhagaze gute? Nkimara kubivamo maze no kubyara uwo mwana wa kabiri, ubundi nari mfite utuntu nakoraga ariko tuza guhomba turangirika. Rero uyu munsi ikintu nkora nta kindi ni ugusenga, ndi umukozi w'Imana, tujya dukunda kugira icyumba mu rugo, mbese abantu baranangana tugasengera ibyifuzo bafite, Imana ikabikemura. Ubwo uwikoze ku mutima niwe uvuga uti ngewe ndi bugukorere iki, ntabwo nakubwira uburyo Imana ibikoramo ko nta kandi kazi ngira, kuko nta n'igishoro nabona ngo njye gukora, gusa nizera yuko Imana yampaye bariya abana ikabarera bakaba bageze aho bageze, nanjye nkaba ndi uyu nguyu. Nizera yuko n'ibidahari Imana izabizana, cyangwa se n'ibitaruzura Imana izabyuzuza, cyane ko nta n'ibyuzura 100%. Ntawizeye Imana cyangwa ayikorere ngo yikorere amaboko. Gusa biba bigoye kuba uri umuntu umwe mu rugo, ni ukuri pe, utagira umuntu n'umwe uri buhamagare ngo umubwire ngo nyabuna wandwanyeho, cyane ko abantu bose bafite ibibazo, ukavuga ngo njyewe uyu munsi ndi bupfukame nsenge, Imana niyo iri bumpe impano y'uwo munsi, ukabona Imana irabikoze. Rero biba bigoye, hari n'abantu benshi bavuga bati ariko mwagiye mukora ko mufite amaboko, kandi koko ukumva ni nabyo, ariko wakubita hariya bikanga, ugakubita hariya bikanga. Rero ntabwo biba byoroshye, ariko nizeye ko Imana byose izabikora, kuko aho yankuye niho kuri. Murumuna wawe amakuru ye kuri uyu munsi rero? Murumuna wanjye nawe ntabwo yigeze agira amahirwe yo kwiga ngo amashuri yarangize, kuko yagize umutwaro wanjye, nawe ahita ashaka. Yarashatse nawe ari inaha i Kigali, ariko we afite umugabo babana, urumva ntabwo niba babana nta kibazo, ni amahoro. Nimba yagize umugisha wo kurushaka, umugabo babana nta kibazo, nubwo bavuga ngo ntazibana zidakomanya, byaba ari rusange nyine, urumva afite umuhuriramo, ntabwo ari kimwe n'uko nari mubabariye cyane. Yego. Hanyuma hari ushobora kubona kino kiganiro akavuga ati no mubyeyi reka mbe namugurira agasukari, nta kibazo, watanga nimero yawe, turaza no kwishyira ku kiganiro, uhashaka akazagufasha mu buryo ashobojwe bwose, cyangwa se mukanasengana, haba ari uburyo bwinshi. Yego. Nimero yanjye ni 07 27 80 580. Ibaruye kuri nde? Baruye kuri Muhawenimana Renata. Wongere uyisubiremo kugira ngo n'utayumva neza yumvire. 07 27 80 580. Yego, urakoze cyane. Wowe bizakora ku mutima azagira icyo akora. Yego, murakoze. Gasaro TV.